twishimiye kugusanga ku Mugisha wawe TV, wowe nyine udukurikiye tuguhaye ikaze, turakwifuriza ibihe byiza kandi tuguhaye ikaze ku Mugisha wawe TV muri kano kanya. Hanyuma rero tuributsa ndetse nawe utarakanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi tukugezaho. Kora subscribe rero n'ibindi kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zacu za buri munsi zicukumbuye tukugezaho. Tuguhaye ikaze, karibu sana ku Mugisha wawe TV. Tugiye kubagezaho rero amakuru avuga muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu rwose cy'abaturanyi murakizi, kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda, hariya rwose n'abaturanyi bacu duhahirana, dusangiye byinshi cyane, dusangira akabisi n'agahiye, ariko hari kuvugwamo inkuru zitandukanye. Tugiye kubagezaho rero amatora arimo kuvugwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nyine ku ino tariki ya 20 aribwo amatora yari ateganyijwe mu ku kwezi kwa 12 umwaka wa 2023, dore ko abaturage bazindukiye mu matora. Hanyuma rero twabibutsa abakandida bamwe na bamwe bahabwa amahirwe yo kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mwanya wa mbere rero muzi ko navuga ngo uri guhabwa amahirwe cyane ari Antoine Kiseketi Kilombo, urimo guhabwa amahirwe yo kongera kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi muzi ko nyine yarashoje manda ya mbere, arimo gushaka manda ya kabiri. Hakaza uwo bita Moise Katumbi, aho ari ukomoka mu ntara ya Katanga, nawe arimo gushaka manda ya mbere, cyangwa se ari gushaka kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko se turibaza ngo Katumbi yabikora akaba perezida wa Kongo? Reka turebe rero. Navuga ngo buri mu perezida wese cyangwa se buri mukandida wese afite amahirwe yo kuba yayobora cyangwa se yo kuba yatsinda, dore ko hakiri kare. Ubu tuvugana ubu ngubu bwo twatumaze gutera akajisho ku bitangazamakuru byo muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ngo abakandida bose ni 50-50, cyane cyane kubahabwa nyine amahirwe abo twakubwiye hejuru ari Antoine Kiseketi Chilombo ndetse na Moise Katumbi, aribo bari imbere, ariko buri wese yaba navuga ngo yatsinda amatora, bose baracyari kunganya, nta mukandida n'umwe uri imbere yundi. Abaturage rero ba Kongo bazinukiye mu matora, ariko navuga ngo ntabwo ari abaturage bose, dore ko tubyibikiranyeho kubera ko intambara zihora ziva mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abaturage bagiye bakurwa mu byabo, bagiye bahaburira ubuzima, bakabura imiryango yabo, imitungo yabo itandukanye, bakagenda bahunze kubera umutekano muke uri muri kiriya gihugu. Tubyibikiranyeho kiriya gihugu nubwo gifite umutungo kamere, aya mabuye y'agaciro, za peteroli ndetse n'ibindi bitandukanye, nta mutekano bafite. Ndetse iyo tunarebye ku byegeranyo ngarukamwaka habaye za OMS, tubyibikiranyeho yuko bamwe abaturage bo mu kiriya gihugu abenshi babayeho mu bukene. Urumva ntabwo wabura amahoro ngo ubone uko witeza imbere. Ikintu cya mbere rero ni ukubanza ukubaka umutekano. Mu gihe udahari rero ibintu byose biba byahagaze. Abaturage bo mu kiriya gihugu cya Kongo rero abenshi babayeho mu bukene buteye ubwoba, ubukene bubabaje, ubukene budashobora kumvikana ugereranyije cyangwa se urebye umutungo kamere kiriya gihugu gifite. Ntabwo wagikekera yuko umuturage waho abayeho nabi, ariko aya makuru niko yifashe. Raporo iheruka gukorwa yagaragaje ko kiriya gihugu gifite abakene bari cyangwa se abakene bari hejuru, bari mu myanya ya mbere mu bihugu bya mbere bifite abaturage bakennye muri Afurika. Kongo nayo iza mu myanya ya mbere, kandi mu gihe tuzi ko gikungahaye ku mutungo kamere, haba amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi na za peteroli zose. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byagerwaho, umuturage ntabwo yabyenjoyinga, nta mutekano uhari. Ikintu cya mbere ni umutekano, kugira ngo umuturage abashe kwiteza imbere, umuturage abashe gukora imishinga imuteza imbere, imishinga ibyara inyungu. Ibyo byose nta mutekano uhari, ntabwo byagerwaho ibintu byose. Hanyuma rero tubashimire rero mwebwe mukomeje kurikira Umugisha wawe TV, tubashimire cyane, tubaha ikaze ku Mugisha wawe TV muri kano kanya. Hanyuma rero abaturage bazindutse mu matora ku ino tariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 kugira ngo bitorere umuyobozi ubahagarariye, cyangwa se perezida wa Repubulika ya Kongo Kinshasa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko twakibaza ngo ese Moise noneho ku ino nshuro ya kabiri arabasha guhigika Antoine Kiseketi Chilombo?
cyangwa n'ubundi navuga ngo wariye nyine akomeza kwiyongeza, Antoine arakomeza kuyobora. Navuga ngo reka tubihange amaso, hanyuma namwe rero turabasaba gukomeza gukurikira Umugisha Wawe TV. Impinduka zose zakomeza kuba mwana amatora, tuzakomeza kubakurikiranira uko amatora azagenda cyangwa uko abakandida bazagenda barutana mu majwi. Tubashimire cyane. Nubwo Kongo rero iri mu matora cyangwa se yazindukiye mu matora uyu munsi, ntabwo bahwemye kugaragaza yuko u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'umutekano muke uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ko rero n'aba bakandida harimo nka perezida wa Repubulika ya Kongo Antoine Chilombo, ejo bundi rwose mu mbwirwaruhame ze yagiye yita u Rwanda ibintu bibi bitandukanye. Perezida wa Repubulika wacu amugeranya na Hitler Adolf, uriya wabaye akiserateri cyangwa se wabaye umwe mu batangije intambara ya kabiri y'isi yose, ariko ntiyatinya kumugereranya cyangwa se agereranya nyakubahwa perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame amugereranya na Hitler. Ibyo byose rero na Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Kongo, urimo kugenda ashotora u Rwanda. Dore ko rero yasabye n'inteko ishinga amategeko ya Kongo, aravuga ati nintorwa habejo bundi nzasaba inteko ishinga amategeko imuha uburenganzira nshomboza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ngo maze intambara yo mu gihugu cya Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo nyishyireho iherezo. Ariko twakibaza ngo gushomboza intambara ku gihugu cy'u Rwanda niwo muti urambye wo gushaka amahoro mu gihugu cye? Abasesenguzi rero benshi bagiye bagaragaza yuko mu gihe Kongo itafashe iya mbere, iticaye hasi cyangwa iticaye ku ntebe y'ibiganiro na nuriya mutwe wa M23, Kongo itazabasha kubona amahoro. Basaba yuko Kongo yakwicara ku biganiro cyangwa se yakwicara ku ntebe y'ibiganiro bakagira ibyo bumvikanaho na M23, mu gihe Kongo ivuga yuko itaganira cyangwa se itaganira n'umutwe w'iterabwoba. Dore ko ubuyobozi bwa Kongo bwise M23 yuko ari umutwe w'iterabwoba. Hanyuma rero twibukiranye yuko muri Kongo ntabwo ari M23 gusa, kuko raporo ziheruka zagiye zibarura imitwe irenga 100 ikora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe irenga 100 ni uvuga ngo ni ntago wawugiranya n'umutwe umwe. Bo rero barafata bakarebera bafata ikintu kimwe bakakirebera ku nuvuga ngo amaso yabo bakareba hafi, mu gihe bakagombye kureba mu byagutse, bakareba ese ni M23 iteza ikibazo, ese tuyikuyeho tuyisabye tukicara ku biganiro, ku ntebe y'ibiganiro, umutekano waboneka. Ariko rero Kongo igomba kwicara ku ntebe y'ibiganiro bakaganira na M23, ndetse bakareba n'indi mitwe yitwaje intwari ikora muri kiriya gihugu, bakareba igisubizo kirambye kugira ngo umutekano hariya urambe n'ayo matora barimo abashe kugenda neza. Abantu batangiye kugira impungenge bakibaza ngo ese ari amatora uko atangiye, dore ko nuvuga ngo komisiyo ya Afurika yunze ubumwe ntabwo yageze yoherezayo indorerezi zayo kubera kutizera umutekano uri muri kiriya gihugu. Navuga ngo rero n'abaturanyi bacu tubifuriza ibyiza, navuga ngo turabifuriza amatora meza, turabifuriza iterambere, ariko abayobozi bose, haba perezida uciye nubwo yatorwa, haba Moise Katumbi nubwo yatorwa, babanze bashaka ibisubizo by'ibibazo biri muri kiriya gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bashake igisubizo kirambye. Batavuze ngo tuzaza twibasira u Rwanda, twibasira abaturanyi bacu, tubafata ibibazo byacu tubyegeke ku mutwe wabo, kandi twirengagije ukuri guhari. Navuga ngo rero Kongo yicare ishaka ibisubizo by'ibibazo biri mu gihugu cyabo, aho kubirebera ku baturanyi ndetse n'u Rwanda rurimo. Hanyuma rero mwebwe tubashimire, mwebwe mudahema gukurikira Umugisha Wawe TV, tubashimire cyane ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho, tubahaye ikaze. Hanyuma rero dusabe wowe utarakora subscribe gukanda subscribe, ukore like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Twishimiye kugusanga ku Mugisha Wawe TV, wowe nyine